Hari igihe wigeze wicara wenyine mu mutuzo maze igitekerezo kikaza mu mutima wawe kigahindura byose, kikakubwira ngo kora iki cyangwa wirinde kiriya, ariko ukibaza utese ibi ni njye ubyitekerereje cyangwa hari undi umbwiye? Uyu munsi ntitugiye kuvuga ku bitekerezo gusa, turaganira ku kintu gikomeye kurushaho. Ese Imana ishobora kuvugana nawe biciye mu bitekerezo byawe? Kandi niba ari byo, ni gute wamenya ko ari yivuze atari amarangamutima yawe cyangwa kwibeshya? Ntuhindure aho uri, iki kiganiro gishobora guhindura uko wumva ubuzima bwawe bwose. Hari igihe umuntu atekereza ibintu byiza byubaka bikamuzanira amahoro atunguranye, ariko akibaza ati ese ibi bitekerezo biva he? Ni njye ubyitekerereje cyangwa hari undi ubimbwiye? Iki ni ikibazo gikomeye cyane cyane ku bantu bizera Imana. Ese koko Imana ishobora kuvugana n'umuntu binyuze mu bitekerezo bye? Niba ari byo, ni gute twamenya ko ari yivuganye natwe? Turasesengura neza uko Imana ivugana n'umuntu biciye mu bitekerezo, dushingiye kuri Bibiliya, ku nyigisho z'abahanga no ku bunararibonye bw'abantu benshi. Ndahindintwari Charles. Niba utarakora subscribe uyikore none. Ese Imana ivugana n'abantu? Mu mateka ya Bibiliya tubona kenshi Imana ivugana n'abantu mu buryo butandukanye, rimwe na rimwe mu majwi agaragara, mu nzozi cyangwa mu buhanuzi. Ariko siko buri gihe ibivugira mu majwi yumvikana n'amatwi. Mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 19 umurongo wa 12, Bibiliya ivuga ko Imana yavugishije Eliya mu ijwi rituje, rito cyane. Ibi bigaragaza ko Imana itavugana buri gihe mu buryo bukomeye, ahubwo ishobora kuvugana mu buryo butuje cyane. Abigisha nka Rick Warren bavuga ko Imana ikoresha cyane ibitekerezo byacu kuko ariho turi hafi yo kumva neza. Ntabwo ihora ivugira hanze, ahubwo kenshi ivugira imbere muri twe. Ariko si bisobanuye iki? Bivuze ko ibitekerezo bishobora kuba umuyoboro Imana inyuzamo ubutumwa bwayo. Imana yaremye umuntu, imuha ubwenge n'ubushobozi bwo gutekereza. Ibi bituma ibitekerezo byacu biba nk'umuyoboro ushobora kunyuramo ubutumwa bw'Imana. Hari uburyo butatu bukomeye Imana ishobora gukoresha. Uburyo bwa mbere ni igitekerezo gitunguranye ariko cyiza. Hari igihe ugira igitekerezo cyiza cyane, nko kubabarira, gufasha cyangwa gufata icyemezo cyiza utari wigeze utekereza mbere. Ibyo bishobora kuba Imana ikuvugishije. Icya kabiri ni amahoro mu mutima no mu bitekerezo. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 7 havuga amahoro arinda imitima n'ibitekerezo byacu. Iyo igitekerezo kizanye amahoro n'ituze, akenshi kiba gifite inkomoko nziza. Icya gatatu ni ukwibutswa ijambo ry'Imana. Abantu benshi bavuga ko hari igihe bibutswa ijambo rya Bibiliya mu gihe gikwiye. Ibi si impanuka, ni uburyo Imana iganiriza umuntu. Abanditsi nka Joyce Meyer bagaragaza ko Imana ikunda kuvugana mu bitekerezo byacu bituje, bitari mu rujiro cyangwa mu gihirahiro. Dore uko wamenya ko ari Imana ivugana nawe mu bitekerezo. Si buri gitekerezo kiva ku Mana. Hari ibitekerezo byawe bwite, ibitekerezo bibi n'amarangamutima. Byose ni imbogamizi y'uko tubitandukanye. Reba niba bihuye na Bibiliya. Imana ntivuguruza ijambo ryayo. Niba igitekerezo kinyuranye n'inyigisho za Bibiliya, si Imana ivuganye nawe muri icyo gitekerezo. Urugero rwiza n'urw'ibyo Yakobo avuga mu rwandiko rwe igice cya 1 umurongo wa 13, ati umuntu niyoshywa gukora ibyaha ye kuvuga ati Imana ninyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire ubyohesha. Kubw'ibyo rero reba imbuto z'icyo gitekerezo. Ese kizana amahoro, urukundo, kubaka abandi? Ibyo ni ibimenyetso byiza. Ese gituma uba mwiza kurushaho? Imana iganisha ku gukiranuka, kubabarira no gukora ibyiza. Abigisha nka Craig Groeschel bavuga ko ijwi ry'Imana rijyana n'ubwitonzi, si igitutu cyangwa ubwoba. Dore ko wakitoza kumva Imana neza. Kumva Imana si impano ya bake gusa, ni ikintu umuntu yitoza. Guhora mu ituze. Imana ivugira mu ituze, si mu rusaku. Fata umwanya wo gutuza, ubundi utekereze. Usoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifasha kumenya ijwi ryayo. Uko urisoma kenshi niko urushaho kumenya uko ivuga. Gusenga no gutega amatwi. Ntugasenge gusa, ahubwo tekereza. Hari igihe igisubizo kiza mu bitekerezo byawe. Hari ukwitoza no kugerageza. Ntabwo biza ako kanya. Uko ugenda witoza niko urushaho kumenya gutandukanya amajwi. Mu buzima bwa muntu, ibitekerezo ni kimwe mu bintu by'ingenzi bigenga ibyemezo n'inzira z'ukabaho. Ariko nk'uko twabibonye, si buri gitekerezo kiba gifite inkomoko imwe. Hari ibiva muri twe, hari ibituruka ku bidukikije, ariko hari n'ibishobora kuba ubutumwa butuje buvuye ku Mana. Gusobanukirwa ibi si ugushaka kumva ibintu by'amayobera gusa, ahubwo ni intambwe iganisha ku buzima bufite icyerekezo. Iyo umuntu yitoje gutega amatwi neza, agasesengura ibitekerezo bye, akabihuza n'ukuri n'ijambo ry'Imana, atangira kubona ko atari wenyine mu byemezo afata, ahubwo hari uyobora mu ituze, mu bwitonzi no mu rukundo. Ariko nanone ibi bidusaba ubushishozi. Si buri gitekerezo kigomba kwitirirwa Imana. Niyo mpamvu ari ngombwa kwisuzuma, kugereranya no kureba imbuto z'ibyo bitekerezo.
Ese birubaka? Ese bizana amahoro? Ese bituma uba umuntu mwiza kurushaho? Mu gusoza twavuga ko kumva Imana atari ibintu by'abihariye gusa, ahubwo ari urugendo rwa buri wese wemera gutuza, gutekereza no kwiga gutandukanya amajwi atandukanye ari mu mutima we. Kandi ahari ituze n'ukuri niho ijwi ry'Imana ritangira kumvikana neza. Bityo ikibazo ntikikiri gusa mu kwibaza niba Imana ivugana natwe, ahubwo ikibazo ni ese twe turatuza tukayumva? Mwakoze kutwumva, kora subscribe ndetse usangiza abandi iki kiganiro. Ndindaharindwa Charles. Shalom.